na FRDC bose bakomeje kujya gute gukora reinforcement ku buryo bijya buri hasi ariko wakongera ijwi gato. Nandi kuvuga nti kuri Uvira icyo twavuga nuko ikomeje kuba nayo isibaniro ry'ingabo nyinshi cyane n'imbunda nyinshi cyane ku buryo nko muri iki gihe bavugira ko Uvira imbunda ya SM gishobora kuyigura amadolari 15. Yego muri Uvira. Hanyuma andi makuru yarari muri Uvira nuko mu minsi yashize hari ku cyumweru bavuga ko nibura umusirikare umwe M23 azarwana n'abasirikare 11 ufasha abarundi 7 ugafatamo FRDC ishanganyije na FDLR 3 ugashyiramo n'umuzarendo umwe. Urumva ingabo zirimo uko zingana nawe. Nabakoraga sondage bashingiye uko umujyi wa Uvira wari umeze. So icyari gihari kiri nuko Burundi bwohereje ingabo nyinshi ubwo ndende ndavuga abadaheruka amakuru yandi bavuga ko zavuyemo wapi ntizavuyemo ahubwo ziri kuzamuka nko ku munsi w'ejo. Amakuru twafite nuko hari zari zazamutse zijya mu misozi yegereye Kaziba. Urabizi ko mu minsi yashize M23 yari yabirukanye muri Kaziba nka point strategique bari bafite. Rero bazamutse bari kumwe na FRDC bitegura kujya kurwanayo. So ariko ukurikije uko M23 yagiye igenda ubona ko yagiye muri strategy zo gufata uyu mujyi. So ikindi nka Plaine de Ruzizi ni ikibaya kigiye ku mupaka w'u Burundi na Kongo, kandi M23 byanga byakunda nakizakigenda hirya kugira gute ijya muri Uvira. So rero twebwe tukabihuza tuvuga tuti abarundi bari hakurya deja bamaze no gushyiraho ibikoresho byabo birimo imbunda nini zamurutse 120 cyangwa se 120. Bakubwira ko hari na BM bazanye bazishinga hakurya mu Burundi. Hari izo bashyize ku kibuga cy'indege, hariyo bashyize muri Mabayi, hariyo bashyize muri bahita gutera. Ariko nkunda ngira ngo urabizi ko n'umuntu ntago yari muri Sandi, ntago yari muri Kongo. So urumva rero kuba yaza hariya bava kuko bambuka imipaka. Kabila muri M23 muri 23 kuma kuri CNDP Kabila amasaka bayabajoininze. Ibi ngibi bivuze iki yaba mu ruhando mpuzamahanga cyangwa muri politike ndetse no muri conflict maze imyaka myinshi hano muri Burasirazuba bwa Kongo? Wowe ubibonye gute? Bivuze iki? Bisobanuye iki ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Kabila? Icyambere navuga principe ya politike nuko nta mwanzi uhoraho, kandi muri politike nta mwanzi. Nicyo navuga kuza kwa Kabila. Hanyuma icyo mbona kindi Kabila aje kurangiza ibyo atarangije. Kwiza kwifatanya na CNDP, uza kwifatanya n'abahoze bayirimo bahoze barwana. Kabila aje kurangiza ibyo atarangije. Hari amasezerano atigeze abasha gushyira mu bikorwa bitewe naho yaraje. So uyu munsi Kabila ashaka kugira uruhare rwo gukemura ikibazo cyabaye muri Eastern DRC atabashe gukemura, kuko ntekereza ko imyaka maze ari hanze ni imyaka yo kwiga nkawe nawe ubwo akabasha kubona ko hari ikintu. So ngiye mbona ko Kabila aje kuba umurongo cyangwa se umwe mu bantu bagiye gushyira akadomo kuri iki kintu cyari cy'abarwandofone. Aze gutanga umusanzu, aje gushyira agato kwenda ngaje kubikora wenyine kaje gutanga umusanzu. So kuri njye nkaba mbona ko rero kuba yarashyizeho manda bankunda azishyiraho abajenerali bandi akatira ubwo gupfa. So uyu munsi nawe akabaje kuba umwe nabo cyambere cyo birakwereka ko ntawe utakarangwa, nta n'utajya aho undi ari, byose ni ikibazo cy'igihe. Ariko gihe kintu nkabibonamo ko gushyira hamwe n'aba ba Makenga, agashyira hamwe n'aba bananga, agashyira hamwe n'aba General Rankunda, byose nibikwereka ko aje gufatanya nabo kurangiza iki kibazo cyangwa se kurangiza ibyo atarangije, kandi birahari. Ndumva ari ukubyo nagusubiza. Okay. Ikindi aje kugaragaza uburyo icyo navuga nuko aje kuba umwe muri bamwe bashobora kugena imiyoborere cyangwa se imitegekere cyangwa se politike hazaza ha Kongo mu gihe kiri imbere. Yego. Abanyapolitike nta mwanzi wa politike uhoraho, nta n'umwanzi n'umukunzi wa politike ubaho. Ndumva ku byerekeranye na headline Ngome niyo Meki urakoze cyane. Reka turebe ibindi biza gukurikira. Godfather umbabarire agushaka kumara nakumvishe ihangane maze gusobanura. Mbabarire ngiye karango. So ntabwo abantu bake babyumva, mujye mubyumva neza cyane.
turi kumwe ko makanika yitabye Imana koze yarahagaze twirwanaho yarahagaze se mugerageze mwaguke mu bitekerezo ahangaha ntekereza ko ari mentality y'imitekerereze mike kuki mwumva ko ntabwo ese kambazi aramutse atakiriho byagenda bite kwirwanaho no gushaka uburenganzira bwacu byahagarara so iki kintu mugomba kukirenga imitekerereze yanyu ikumva koze ko irenze umuntu kuko niba ushobora kumva gutyo abamenye iki kintu bakanakingiramo aya masaha amakenga kiyoboye bivuze ngo amakenga aramutse avuye mu nzira atakiriho ubwo nabo kizahagarara ntabwo koze izakomeza kandi ushaka paka kandi iyo mute your mic nabyo bifite uburakari ariko byutinga mic yawe usite bishaka kumanura wambabari sorry please so iki kintu rero ibyo uvuga nibyo ndabyumva uti ni gute Kabila ashobora kuzarora akiri iyo ngiyo afunze saba gufungurwa kwa Rora ariko wivuga ko ikintu cyo kuba dahari nigishobora gukomeza s'il te plaît Rora yaragurutse ugiye kuvuga gutyo ku bantu bagiye bakora ibi bintu bakabitangira ubwo ngo turajya gushaka ba Murekezi iyo bari ubwo usize buri kubyumva ntabwo rero mujye mutandukanya koze n'umuntu ngo mufate koze mu bihuza n'amarangamutima ntabwo ariko bimeze icyo uvuga kirumvikana mujye musaba Rora gufungurwa kwe ariko mutamuhuje na koze agomba gufungurwa of course nta cyaha yakoze mujye muri kuvanga ibintu nta cyaha yakoze ariko kuba atari adahari presence ye idahari ntibivuze ko koze dagomba gufunctiona bivuze ngo aramutse atakiriho koze yahagarara tukaba impehere tukagira ntituzatahe niko ushatse kubivuga ntabwo ariko bimeze one afite contribution nini cyane afite byinshi cyane n'umusanzu we na byinshi ashoboye cyane nkuko bivuze none ukavuga ati umuntu ushobora gufesinga aya masaha Kabila akamuchallenginga ni Rora ayo n'amarangamutima yawe kandi bivuze mu buryo bwawe ariko dufite n'abandi benshi nkuko bivuze gutyo rero reka nkubwire ngo first of all ntabwo Rora tugomba kumva ko hagomba kuza excuse yuko agomba gukomeza iyo koze ngo noneho bamurekure no kuki tugomba gushaka ikintu tuyihengekerezaho koze kugira ngo arekurwe no ntabwo ariko bimeze ndakumanura wa mugabo wambabariye nkamutinge bwa nyuma so ibi bintu abantu bagomba gufunguka mu mutwe bakamenya iki kintu aracyafite imbaraga zo gukora aracyafite byinshi yakutangamo contribution muri communauté ye ese umusanzu ko yatanze uhagije iyi inspiration nabo ngabo uri kuvuga kugeza amasaha urugendo rw'ibyo barimo gukora nuko habaye gukorana nawe bagakora urwo rugendo rugakomeza mu mushimira ibyo hanyuma noneho muvuge muti arihe ntimukajye muhengekereza ngo mumaze mushake ko hari ngo koze yego ariko it's his right nk'umuntu udafite ibyaha ashinjwa udafite ibyo yakoze agomba kurekurwa icyo ni kimwe ariko ntimukajye mumuhuza na koze azarekurwa azanataha turi kumwe ariko se ko njya babaza ikintu kimwe niba muvuga ko M23 yakomotse cyangwa yavuye kuri CNDP ko muri kuvuga ngo atahe iyo M23 yageze naho ifata Goma ni utarayishyigikiye ngo yisunike ese ko mutavuze ngo atahe igihe Goma itari yagafashwe ko mutavuze ngo atahe aho gutaha ataraboneka ubu harabonetse rero niba harabonetse wabigizemo uruhare rungana gute kugira ngo haboneke icyo nicyo ugomba kwibazana nicyo ugomba gusobanukirwa urimo kunyumva so icyo nshatse kuvuga ni uburenganzira bwawe guclaiminga Rora nanjye ndamuclaiminga muri mwese n'umuclaiminga kundusha ariko mugomba gutandukanya umuntu na koze turi kumwe mugakunda koze na koze ikagira agaciro kurusha abantu urimo kunyumva William ntuze kumbana umvana mu kiganiro so iki kintu abantu bagomba kukimenya kikabinjira mu mutwe niba aya masaha muri guclaiminga ngo agaruke nuko afite ahagaruka wowe utarufunzwe ko yari afunzwe
uri ahangaha numva byakubabaje cyane umutima wawe wamenetse, ni uwuhe musanzu watanze kugira ngo aho ngaho ushaka agaruka haboneke? Ibi ngibi byose ni ibintu tugomba kujya tureba. Ibi ngibi biraza gutandukanya rero n'amarangamutima, wumve ko koze iruta umuntu. Koze nimara kuruta umuntu, ukunde koze, ushyigikire koze kuko niyo duhuriyeho twese. Reka mbabwire ikintu kimwe, hari abajenerali, hari n'abandi bantu bakomeye bene wacu bafite amaranka akomeye. Dufite ba Obedi Rwibasira, ni ba Lieutenant General muri leta, nakubwira n'andi majenerali hariya. Kuki tutayavuga? Kuki abangaba tubafata nk'amata y'abashyitsi? Hari impamvu ituma aya masaha makenga tumufata nk'amata y'abashyitsi, tumufata nk'ikindi kintu kidasanzwe. Niyo mpamvu aya masaha ushobora kuza ahangaha ukarira, umutima wawe ukarira, utari n'umukongomani, ukavuga ati ntabwo byumvikana, sinshobora, ukavugana agahinda, ukavuga ati where is Laurent Nkunda? Siza tubyumvikana. Impamvu igusunikira ibyo si uko ari uko afite uburanga mwinshi cyane, cyangwa hari uko muzanye mufite n'ubundi buvandimwe buruta ubwa mwene se Rwibasira n'abatari muramuwe. Obedi ntibafite imwe, ari muri leta. Impamvu mutanamuzi cyangwa mumumenye ni ukubera icyatumye mumenya Laurent, icyatumye mumenya Makenga, nicyo gifite agaciro kubarusha abo bagabo. Siza muri kunyumva icyo ndi kubabwira. Icyatumye Laurent uwo ari we, icyatumye Makenga aya masaha ari akasamutwe, nicyo gifite agaciro kubarusha bo. Icyo kintu gifite agaciro nicyo mugomba guhereza agaciro mukanagikurikira kurusha abo bantu. Ibi ngibi niba wagihaye agaciro ukanagikurikirana, iki kizagukurikira kiguhe n'imbaraga zo kuba nawe ushobora kukijoyina, ukanagikora, ukanagiharanira, ugata ubuzima. Mujye mureka amarangamutima, hanyuma tugaruke tuvuge ati kuki Laurent atarekurwa. Ntabwo tugomba kumanza gutambika koze imbere kugira ngo abantu barenga bumve ko agomba kugaruka. No, nk'umukongomani agomba gutaha mu gihugu cye kuko nta cyaha yakoze. Icyo ni kimwe, ariko mwibanza gutambikamo koze kugira ngo no. So hari koze, hari n'aba bantu, hari koze, hari n'abantu. Nakabaye nshimishwa no kubona abantu bagira icyo bakora muri iyo koze cyangwa bafashe ya mbere ari bo ba complaininga. Ariko uri ahangaha amarangamutima yawe urakomplaininga Laurent, nta musanzu wigeze utanga kugira ngo aho ngaho ushaka kwatahe haboneke. So ni ikibazo gikomeye. Reka dukomeze tuganire. William ufite amarangamutima, azataha. Laurent azataha kuko nta cyaha yakoze. None se Laurent aya masaha njya bivuga nkabisubiramo, iyo aherereye n'iyari aramutse ahaguye ubu ngubu bamubika bate cyangwa byagenda bite? Azataha mu gihugu cye, gutaha azataha. Reka dukomeze. Azataha mu gihugu cye, kandi kugeza aya masaha ni uko yakoze. Niyo mpamvu aya masaha ushobora kuba uzi ibikorwa bye n'ibyo yakoze n'iyo misanzu yatanze, ndetse no kubona ibyo yatangiye bidashobora kugwa abo yabanye nabo yakoranye nabo, inspiration ikabafata. Aya masaha tukaba tubona ibintu by'ibitangaza nk'ibi ngibi bikomoka kuri icyo kintu yatangije. Siko bimeze? Turi kumwe? So ni gute tuvuga ko M23 ikomoka muri CNDP kandi ukaba ko CNDP idahari? Nose ni gute tuvuga ko Laurent adahari kandi ibikorwa bye bihari? What's wrong with you? Ntabwo mujye mufata umwanya mugire. Laurent ntaho yagiye, Laurent ahari. Kuko iyo tuvuze Laurent niyo inspiration ye. Nakubwiye ko ari majenerali anamurusha, I mean Lieutenant General n'abandi baramurushaga na title mbere ko atangira ibyo bintu. Ntabwo mubazi ubu ngubu bameze nk'ingunzu zo mu gasozi, ariko still we aho naho ari mu gihome. Aya masaha murahaguruka mukamugira gute? Mukamukreminga. Kuki mudakreminga Mwangacucu? Do you think ko Laurent yigeze kugira izina rya kasamutwe nka Mwangacucu, amafaranga Mwangacucu yari afite? Kubera iki aya masaha Mwangacucu ntawe ushaka ibye arenda kayivo? Ibintu by'agaciro bikugira uw'agaciro. Urukunyumva? Ntabwo amafaranga n'ibyisi n'ibindi ibyo ngibyo bishobora kugira
kukugira umuntu, ariko ibikorwa bya kimuntu bishobora kugira umuntu. Muri mwese ntawe uzi Obedi Rwibasira, nta nushaka kumumenya. Uyu nguyu ni Lieutenant General, ni umuvandimwe wa General Laurent. N'abandi nakubwira andi majenerali, kuki mutayazi mudashaka no kuyavugaho? Uyu muntu akabagaruka mu mutwe. So rero Laurent ntaho ari, M23 ni CNDP, uretse ibigoryi mba mbona bimwe bigenda bigakora ibintu by'ubugoryi bapfa s'abantu. Hari speech nabonye y'igicucu kivuga ngo RCD ngo yarakoze ageze kuri CNDP paraskipinga nka itigeze ibaho. Buriya hari genya n'ibi bintu. Reka nkubwire, ntabwo ushobora kuvuga M23 ngo uskipinge CNDP. M23 ni CNDP. Abantu ni bamwe, impamvu nimwe, ni ikintu kimwe. Uretse ko Show de la Forêt n'abandi bari aho ngaho baza bakidubika mu bintu gutyo. So ntabwo rero ntimuzajye mutandukanya, ni gute utandukanya se Makenga na Nkunda. Nuje ubona Makenga ukimubona mu ishusho ya Nkunda, kuko n'abavandimwe bamwe basangiye ubusa, babanye, baharanira ibintu bimwe, ndetse aho umwe abaye atabonetse mugenzi we arakomeza. Turi kumwe? Ndakubaza, wigeze ubona revendication za M23 zitandukanye n'iza CNDP? Ikintu cyahindutse, hahindutse umuyobozi, hahindutse ukomeje, naho impamvu nimwe. Sinza turi kubyumvikana. So ibi bintu rero umunsi muzabasha kubitandukanya, mukumva ko mukomeza. Ntabwo ntekereza ko aya masaha aho Laurent yakwishimishwa no kumva uri aha ngaha hari abashenzi ya numva ngo I cannot join, ngo ntabwo ngo nakora ngo adahari. Uri muzima. Yagize ubutwari bwo guhaguruka, afata intwaro kurwanya iki kintu, arangije kubikora. Iminsi iragenda, iminsi byara amahari, bigenda uko byagenze, ariko ikintu kirakomeza. You have to be proud of him. Niba ibyo bintu byaratangiwe, we agahagarara ariko byo bigakomeza. It's how to be a leader. Niko kuba umuyobozi wa nyawe. Kugera aho nigiye kubaho urugero, iyo wubatse ikintu kuri strong, ntabwo ukiyubakamo wowe nkawe, ucyubaka ku bantu muri kumwe, ukacyubaka ndetse no muri generation, kugeza n'aya masaha ataboneka mukaba mumuvuga bitewe n'ibyo yabubatsemo. Ntabwo kugira ubushobozi n'ububasha bisaba kugira ngo wiyubake wigire igitangaza. Ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu mubona aya masaha abana bavuka bajya kuri televiziyo bakareba speech za Laurent, bakavuga where is Laurent Nkunda. N'uwabyumvisha utaramubonyeho. Turi kumwe? So ibingibi icyo kukubwira, ngiye kuguha urugero. Laurent yakoze ibintu, cyangwa yagerageje gukora ibintu bikorwa n'abanyafrika bakeya. Ubundi mu muco w'abanyafrika barakomera bakaba bitangaza, barangira bakarangirana n'ibyo bubatse. Laurent we ntabwo ari uko bimeze. Ugiye kureba, Laurent yaza kuba ari nk'umucuruzi, ubucuruzi bwe bwari kuba nk'izi za McDonald, aho wubaka ikintu waba utakinariho, ikintu cyawe kigakomeza kubaho. Iyo Laurent aza kuba yarapfuye 2009, M23 ikaba ari iyi tureba uyu munsi, urumva ko Laurent aba akiriho kandi yaragiye, nkuko tubona za McDo kandi abazubatse batakibaho. Ni bike. Ntabwo ntekereza ko ubu hari ibikorwa remezo bya Rujugiro, niba binakiriho ntibizamara imyaka myinshi, ndavuga muri Afrika. So urumva niyo tandukaniro ry'abanyafrika n'abanyaburayi. So iyi niyo bita legacy. Sinze mu view legacy yo kubaka ikintu ariko ntukibakeho nkawe, aho ukacyubaka mu bantu, ku buryo na presence yawe itagihari, ikintu cyawe kikaba kigihari. Turi kumwe? Kuko ntabwo Laurent yari muri ya koza ifata nkiye. Koze yarayubatse, ayubatsa mu magomba kuyirangiza, kuko mu kubaka iyo koze yumva igomba kurangira. Kandi ntabwo wavuga ko ikintu kizarangira ufite intego yo kurangiza ikintu, kugira ngo icyo kintu kizaveho, akarengane kacu kaveho, ucyubaka nawe nk'umuntu umwe, kandi anytime ushobora gupfa.
FARDC bose bakomeje kujya gukora reinforcement ku buryo bijya buri hasi ariko wakongera ijwi gato. nari ndi kuvuga nti kuri Uvira icyo twavuga nuko ikomeje kuba nayo isibaniro ry'ingabo nyinshi cyane n'imbunda nyinshi cyane ku buryo nko muri iki gihe bavuga ko Uvira imbunda ya SM gishobora kuyigura amadolari 15. Yego muri Uvira. Hanyuma andi makuru yarari muri Uvira nuko mu minsi yashize hari ku cyumweru bavuga ko nibura umusirikare umwe M23 azarwana n'abasirikare 11 ufasha abarundi 7 ugafatamo FARDC ishanganyije na FDLR 3 ugashyiramo n'umuzarendo umwe. Urumva ingabo zirimo uko zingana nawe. Nabakoraga sondage bashingiye uko umujyi wa Uvira warumeze. So iki cyari gihari kiri nuko Burundi bwohereje ingabo nyinshi ubwo ndavuga abadaheruka amakuru yandi bavuga ko zavuyemo wapi ntizavuyemo ahubwo ziri kuzamuka nko ku munsi w'ejo. Amakuru twafite nuko hari zari zazamutse zijya mu misozi yegereye Kaziba. Urabizi ko mu minsi yashize M23 yari yabirukanye muri Kaziba nka point strategique bari bafite. Rero bazamutse bari kumwe na FARDC bitegura kujya kurwanayo. Ikindi gihari nuko umwuka w'intambara muri uriya mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bikikije uriya mujyi wa Uvira urahari. Yaba M23 nayo iri mu birindiro bisa nkaho bizengurutse umujyi wa Uvira. So tukaba rero twebwe ababikurikirana natwe twemeza ko Uvira isa n'isa ishobora gufatwa. Gusa uko izafatwa ntago dushobora kubwira ngo ngo biroroshye ngo cyangwa birakomeye. Gusa nkurikije uko Uvira iteye, nkurikije n'ukuntu M23 naho twirwaneho bari, mbona ko Uvira ni umujyi ushobora kutazoroha, kuko impamvu tuvuga Uvira si cyo gice cyonyine wavuga ko gisigaye muri Sud Kivu. Hari ibice byinshi cyane, hari no gufata Sange, hari no gufata kuzamanuka ukajya za Baraka ukagera Fizi kuri Tetwari na Mwengo ubwayo ntago barayikuramo. So ariko ukurikije uko M23 yagiye igenda ubona ko yagiye muri strategy zo gufata uyu mujyi. So ikindi nka Plaine de Ruzizi ni ikibaya kigiye ku mupaka w'u Burundi na Kongo, kandi M23 byanga byakunda nakizakigenda hirya kugira gute ijya muri Uvira. So rero twebwe tukabihuza tuvuga tuti abarundi bari hakurya deja bamaze no gushyiraho ibikoresho byabo birimo imbunda nini zamurutse 120 cyangwa se 120. Bakubwira ko hari na BM bazanye bazishinga hakurya mu Burundi. Hari izo bashyize ku kibuga cy'indege, hariyo bashyize muri Mabayi, hariyo bashyize muri bahita gutera ari ndaje ndahareba uko ni inkuru imaze iminsi. Izo zose ni imbunda nkaho zitegura iki urugamba rwa Uvira, ko bavuga ko Uvira ifatwa nabo baragira gute bashoye intambara ku Rwanda. So gushoye intambara ku Rwanda gusa ahubwo no kurasa bazahagarara hakurya mu Burundi barase kuri M23. So ari naho twe dushingira ko urugamba rushobora kuba ruzakomera, kubera ko M23 ishobora kuzajya Uvira ariko mu mbavu zayo harimo atuye wabo ari we Murundi. Bitandukanye no mu ntambara zindi yarwanye muri Nord Kivu no mu gice kimwe cya Sud Kivu. Urabona ko yarwanaga muri za Nyiragongo, za Bunagana hari Uganda, kuzamuka kuza mu misozi zamuka za Cyumba, kuzamuka kuza za Nyundo, hose kugera muri Goma hari u Rwanda. Uvuga ngo nta kibazo arifitanye n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ariko uyu munsi igiye kurwana muri area zirimo abarundi. So rero nta umuntu wese ubona runo rugamba ruri imbere cyangwa se utekereza ko agomba kumirwana ahita azanamo Murundi ko ashobora kuzahagarara hakurya akarasa kuri M23. Hari naho twibaza tuti M23 niraswaho izabiceceka, nawe tubona ko izarasa nayo izishyura. Sasa ari naho Murundi avuga ati intambara izazi wacu. Ubundi nicyo ahera, kuko arabona ko byanga byakunda urugamba azarushora kuri M23 ari mu gihugu cye, kandi M23 ntago izigira gute ibyihorera. Aha rero niho tuvuga ko Uvira ishobora gukomerera, ariko muri rusange urebye dukurikije imirwanire ya M23 tugakurikiza imirwanire y'abarundi, abazarendo, FDLR, abo bose kuba bakubitwa nta gishya ngo dufata n'abadukurikiye nta gishya kuba M23 yabakubita. Yabakubise mu misozi za Ngungira bamanura kandi bageza za Karira, bakubitira bamanura Bukabira, bamanura ibagejeje Uvira mu muryango wa Bujumbura. Nabo abarundi barabizi ko nta resistance bashobora kugira yindi irenze iyo bagomba kugira bakifite point strategique zari zikaze cyane, izo za Bitonga, izo za Mushaki, izo za Muremure, izo za
aho za Numbi za Nyabibwa hose barakubiswe, umanuka kwijwe ukagera za Kare za Kavumu hose barakubiswe, uzamuke za Nyange uzamuke none Kaziba, bakubwira ko Abarundi ariyo yari last point strategique bari bafite igomba kujya gute kubafasha kurinda Uvira, iyo bayikuweho. Umanuke za Rubarika barakubiswe, uzye za Nyantende barakubiswe. Urumva rero muri rusange nta gishya Abarundi mbona bafite, gusa bafite hakurya iwabo. Rero bigaragara ko bashoye intambara, urumva intambara izinjira mu Burundi. So icyo nicyo navuga cyo Uvira ikomeyeho. Hanyuma tugiye Minembwe, bamaze iminsi bagerageza kurasa no kuza za Rugezi, kuza za Mikenke nkuko babivuga bo. Aha rero wumvishe ko nawe mbere tureje ubundi mu itangazo yakoze, yavuze ko Abarundi bari gushaka gukora genocide ku Banyamurenge hariya muri ibyo bice. Ariko urabizi ko iyo na AFC basohoye itangazo icyo barivuze ko bagiye gutabara abantu kandi n'ibice bishobora kugenda. So niyo mpamvu tubona ko Uvira iri hafi, ntago nyembona ko Uvira iri kure, gusa ntituzi umunsi dushobora no kubyuka tugasanga Uvira byaciyemo. Muri rusange Uvira ho nicyo navuga, interahamwe ziri kuzayo n'aba FDLR, Wazalendo bari rifosinze. Izi nterahamwe zirimo hariya zirimo kuva he? Hari zabaga mu Kibira zajeyo zirimo FLN, hari nizabaga i Bujumbura zaje, zabaga mu Burundi za FLN bajeyo, hari n'izindi ziri kuva mu bihugu birimo za South Africa, za Malawi, Tanzania, ziba za Zambia, izo zose ziri kuza mu Burundi. Bavuga ko izo ngizo zaje mu Ruyigi. Ikindi no kiri bamenya abantu nuko mu Burundi South Africa bari basanzwe babayo bagera muri 200. Urumva bari gufasha Burundi kwirifosinga gukoresha ibintu by'amadrone. Ikindi hari y'Abarusiya bateranyiriza drone mu Burundi mu kigo cyitwa Gemai. Hose ibyo n'imbaraga barimo bakoresha. Hariyo Ababiligi nabo bajeyo kubafasha guteranyiza drone no kuzihagurutsa no kuzikwaruka. Abarusiya mu Burundi bari nabafasha ingabo nabafasha uruhande rwa FRDC. Yego, ubwo iyo tuvuze Abarundi abantu bayumva ko ni FRDC, ni FDLR, ni Wazalendo, ni byose izo takataka zose. Nkuko iyo tuvuze Wazalendo uzumvamo abo bantu bose, uzumvamo FRDC, uzumvamo FDLR, kuko Wazalendo irwana bayiyitirira ariko na FRDC irimo na FDLR barimo. So muri rusange igice cya Sud Kivu nicyo nakivuga. Hanyuma inkuru nshyashya muri Sud Kivu nuko uyu munsi habaye couvre-feu nkazazindi zimaze iminsi mu mujyi wa Goma, ubwo ndavuga muri Bukavu, Akadudu, Mbetura yafatiyo abantu bari muri iyo mitwe yitwaje ibirwanisho. Urumva harimo amabandi, urabona muri uno musako yagiye ifata za Wazalendo, ifata FDLR, ifatamo FRDC, ifatamo izo takataka zose Godfather. Niyo nkuru ihari muri Sud Kivu. Gira ngo amafoto wanayabonye ahari wayabonye, niyo nkuru ihari bawukoze mu gitondo utunguranye. Sud Kivu ndibaza ari ibyo. Hanyuma tugarutse muri Kivu y'Amajyaruguru, hafi n'umujyi wa Goma, Masisi, guverineri wa Nord Kivu n'abaguverineri bamwungirije amazisi ari mu rugendo muri Kicanga, aho bagiye mu bice bitandukanye ariko cyane po yari Kicanga. Abayobozi bose urumva bariyo hamwe n'abayobozi b'ingabo, bagiye banasura ahantu henshi, basuye Ibikuyu, banakamira n'abantu bari bajyanye nabo, bakamira na Kamata yego. So navuga ko ariyo nkuru wenda iri kuvugwa cyane. Guverineri akaba yaratanze abwira abaturage ati nyamuneka ntabwo tuzava hano, tuzahaguma ahubwo mubwira abana batoya baze batwiyungeho bajye mu gisirikare tujye kuhoza n'ibindi bice. Yababwiye ati ntituzahava, ahubwo aho kuhava tuzahongera tuzongera ibindi bice bindi bize. Ahubwo abantu bari Kinshasa mubabwire baze iwacu, kuko niba Kabila yaraje ni ukuvuga ko hano ari umutekano. Rero Kinshasa umutekano ugiye kubura. Ngibyo byari mu rugendo rwa guverineri. Abaturage banamugejeje ibibazo byinshi cyane, bimwe arabikemura n'ibindi biza kuzabikemura. Aho rero ni muri Masisi. Hanyuma tuzamutse tugiye mu gice cyerekeye Warikare. Murabizi ko Masunzu amaze iminsi ari muri Warikare, aho yaje kuri forcing ingabo zabo, kuko yaje ku mirongo y'urugamba ababwira abasirikare ko gutera urugamba kandi n'ugufata ibice akabikuramo umwanzi avuga nta wundi ni M23. Gusa ajya kuhava yahasize abazungu b'abacanshuro 15. Bamwe babita aba Black Water, ariko izina ryabo si Black Water, ahubwo ni abahoze baba muri Black Water.
aba rero yabasizeyo 15 bo gukoresha iki drone yarahavuye ejo bundi kuwa mbere yari Beni naho yajyanye abandi bazungu. Muri rusange igihari nuko FARDC iri kwitegura intambara ikomeye, intambara ushobora kuzaba itoroshye cyangwa se yoroshye bitewe n'uwo bazaba barwana cyane imyiteguro yabo bombi. Hanyuma no ku ruhande rwa M23 nuko twavuga ko nayo iticaye iriteguye, nayo imaze iminsi iri forcing ijyana ibikoresho muri ibyo bice byose, ari nabyo byanateje ubwoba muri Pinga. Umujyi wa Pinga ufite ubwoba bwinshi bivuga ko M23 bakurikije uburyo yiri kwisuganya yegereza Nyabyondo za Katoya hose, bivuga ko ishobora kuba yafata uyu mujyi wa Pinga cyangwa se hano hari iki kibuga cy'indege cya Pinga mu gihe cya vuba. Tuzamutse ruguru nuko naho gusa ho sindamenya agace ariko nzi ko hari imirwano yabayeho, ndetse bishoboka ko mbere dushobora kuba agace ka Rubero gatoya mu gace kari muri Rubero yafashe. Naza wenda ku updatinga, ndacyashaka information kugira naza kuba naguha information ziri ntuza zitari zo. So muri rusange Godfather nuko bihagaze, igihari nuko umwuka w'intambara cyangwa gutegura intambara ku mpande zombi uhari mu bice by'amajyepfo. Ubwo ndavuga muri Fizi, nkanakubwira no muri bice bya Warikare. Urumva amakenga bw'amazi misaha ategura nako ntuza yu Masunzu ni nako yagiye Beni murumva ni muri style ni muri Nord Kivu. Uziko ariho ikicaro cy'intara cyagiye gukorera. Mbona bya bataravuga ati tugomba kuhongera mu bigaragara imve turikeneye gufata ibice birimo Beni, birimo Karemi, birimo Chopo, ibirimo hano handi bahita gute hano ni Tanganyika. Yego nibyo bice mbona nge ishobora kuzongeraho. Muri make urugamba ruhari mu minsi mike dushobora kuzabona tombe nyinshi, n'ubwo imishyikirano ari Godfather ntibigutangaze ko bino minsi barwana ariko izi mpande zombi zigaceceka. Nta ruhande rumwe ruvuga ruti twashotowe, nta n'uruhande rumwe ruvuga ruti byageze gutya na gutya. So bikwereka rero ko dushobora kuzabona impinduka nyinshi cyane. Nuvuga muri rusange icyo navuga ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi kudishiye byinshi. Urumva amakuru nabasha kuba navuga hari ayo ngayo. Urakoze cyane. Reka nkugarure gatoya muri Goma noneho. Nyuma yaho Kabila akandagiriye muri Goma, umwuka hari n'uwuhe, impinduka ni izihe? Ishusho y'urugamba ihagaze ute uyu munsi Kaiga Meka? Umwuka hari make not make nubwo mbyemera umwuka hari n'uwuhe. Kabila kuva yagera muri Goma, ngewe uko nabisobanura nuko kuza kwa Kabila bivuze intambara. Na ubwe ni no muri speech yavuze ko agiye kuza Goma, no Kabila kataje guhinga amashaza. Kabila bivuze intambara. Kuza kwa Kabila bivuze intambara. Kabila ni general, Kabila ni umupolitisi. Mufate uzi umusirikare aje muri eneo y'abarwanyi barimo barwana. So aje gukina politiki, aje no kurwana. Ikindi Kabila urugendo rwa mbere yakoze yasuye Rumangabo. Ndetse Rumangabo ko badahinga ibijumba nibahinga ibishyimbo, ni mu kigo cy'imyitozo cy'abakomando sibyo cya Rumangabo. So icyaje gukora uredi uracyumva ni intambara. Hanyuma Kabila kuva yaza ubona ko navuga ko byahinduye bishobora sinavuga ngo byahinduye, bishobora guhindura ibintu byinshi cyane mu bijyanye n'urugamba. Kabila ubwe ni umwe mu bantu twavuga ko ashobora kuza aje kurwana, kuko nagomba ko Kabila aje kwiyunga na M23 gusa cyangwa ngo aje kujya hamwe. Kabila ashobora kwiyunga na AFC. So AFC ivuga ko ishobora kubohora Kongo, niko ivuga. Turetse M23 tuzi ko ibyayo ibyivuga byo no gusekiriza Eastern DRC. So kuza kwa Kabila nyembibonamo ko biza bya mbere bigomba gucenginga politique ya Kongo na diplomasi, imirwanire igiye guhinduka. Ikindi birateza ibibazo muri politike ya Kongo no mu gisirikare utakireze Godfather. Ikindi mbona nuko Kabila hari n'uwabuza avuga ati ko Kabila we mu mayimayi mukuru. Ngo Kabila niwe mu mayimayi mukuru. Ndakubujije. Ise niwe wari mayimayi mukuru, watangije mayimayi. So bivuze ko Kabila ashobora kugira influence yo guhindura cyangwa se guturisha izi mayimayi zikaba zakwiyunga n'aba AFC. Uravuze ngo Kabila ni mayimayi nkuru. Ise ntase nta mwana
ntago mvuze ko ari mu mayimayi uyu munsi wa none, ndashaka kwereka uburyo ashobora kugira influence ishobora kugira ikintu kinini igabanya. Urugero nk'ikintu kijyanye abantu bajya muri za mayimayi za wazalendo, ubwo ndabivuga kuko hari abamayimayi bahoze bavuga ko ngo niba Kabila ari we watangije mayimayi, ari we muhantu mayimayi mukuru, ari mayimayi mukuru, kubera icyo batakwiyungana Kabila waje kuri AFC bakiyunga muri AFC aho kugira ngo gomeze kurwana bapfusha abantu batakaza n'ibice bagumya gucikamo ibice n'amacakubiri. Ubwo ndabivuga ni byari biri mu mpeko z'abamayimayi, urabizi ko n'amakuru yabo tugenda tuyabona, sibyo? Niyo mpamvu nari mvuze gutyo. N'ubango nge Kabila ndamubona nk'umuntu ushobora guhindura politiki. Icyambere ashobora gufata abantu akabakura bari ku gice cya Kongo akabazana ku gice cya AFC. Icyo bikora ni iki? Nayo ni intambara ubwayo, kuko iyo ni mobilisation, ni negociation zishobora kugabanya intambara. Gitutu ndavuga cyaki cyorohera M23 na AFC. Hanyuma Kabila ashobora kubwira abasirikare ati basirikare urakora icyo, kabeshi bazamukiye mu ntuza muri filozofi yiwe, mu butegetsi bwiwe. So ubango ngiye kuza kwa Kabila ndabonamo ko hari ikintu kinini bishobora kuzana. Ikindi Kabila ndamubona nk'umuntu AFC cyangwa turi zaherekeza Katanga. Ntago ndi kubona nk'uwafata ubutegetsi bwa Kinshasa. Okay, birashoboka ko ashobora kufata akaba nka ba Denis Sassou Nguesso, ariko uyu munsi none ndamubona nk'umuntu ushobora kugira gute kujya muri Katanga. Hanyuma rero ikindi nkahita mbona niki, nkabona ahubwo intambara ishobora kuba noneho uyu munsi none ari abaswahiliphone. Ubwo ni igice cy'abaswahiliphone kigiye guharanira iki uburenganzira bwabo, mu gihe wasangaga abantu mu gice cyacu cya Eastern DRC bararwana bagera Kinshasa, abantu mu burengerazuba bakarya bakagubwa neza, bakajya mu TS bakaganza, baganira gusuzugura abantu bo muri Eastern DRC, aribo bavunitse, aribo babibiza ibyushye, ugasanga batangiye kwicwa nta gaciro babo. So ndabona ko ari cyo gihe cyo guhabwa agaciro kwabo mu bindi bice. So muri rusange ndabona Kabila nka big fish, umuntu ugiye guhindura ibintu byinshi, bivuze kuza wenda akayobora AFC cyangwa akayobora M23, ahubwo ibitekerezo cyangwa se ishusho ye cyangwa se ubwe nkawe kuza guhagarara ahari ibirindiro bya AFC. So bivuze ikintu kinini cyane Godfather. Ndumva muri rusange niko navuga bivuze ikintu kinini cyane. Ikindi nuko mbona ko bishobora kuzana unity hagati y'abantu bo muri Eastern DRC, ubwabo nabo bakareba ko bakavuga ati ibyo yose dushobora kurwanira ikintu kimwe. Ubwo niyo mpamvu niho nahere nkubwira ngo izabazana zishobora kuza, hari n'abandi bantu bashobora kuza bamukurikiye benshi cyane nk'uko bavuga ko na Moise Nyaruga bashobora kuba yaraje. Ntabwo ashobora kuba yaraje, ahubwo yaraje confirm. Impamvu navuze ngo ashobora nuko ntarabona ifoto ye, just ndabyemera 70%. Oya, Moise Nyaruga barahari. Okay, ikindi bakanakubwira ko na Nkunda ashobora kuba yagize gute yarambutse. So ubwo urumva byose Nkunda General Nkunda Nkunda tuzuzwi. Aho ngaho rero uti Nkunda nawe ashobora kuba yarambutse, ndashaka kugira, ariko siyo muvuga ngo bambuka bava he? Bava mu bice bitandukanye n'ibindi bice. Bari kuva mu bice bitandukanye bajya muri Eastern DRC. Mu gukoresha tuba kwambuka. Ariko Nkunda ngira ngo urabizi ko n'umuntu ntago yari muri Eastern, ntago yari muri Congo. So urumva rero kuba yaza hariya bava kuko bambuka imipaka. Comment tukavuga ntabwo ari rwa rubyiruko bavuga ngo ngo Peter apa, ntabwo ari rwo rubyiruko tuguye umunsi. Turi abantu dushobora gutekereza tukavuga ibintu bigiye kutugenerwa bizagenda biti. Ntabwo turi Peter apa, ntabwo ariko bikimeze. So we thank God Kabila yaraje, message zaratambutse, twabonye ko byagenze. Ntabwo tugikeneye ibi bintu byarabaye kenshi cyane. Turifuza ko at least yamaze kugera ikoma. Ibi ndi kubabwira niba Kabila aje nta biganiro bizahaba nkuko yabitekaraye, aje kurwana. Kabila mu minsi mike abantu cyangwa iki gisirikari cyacu cya M23 muri kuvuga kidafite abantu benshi, ejo bundi Kabila azazana abasirikare, abantu bagiye kumuyoboka, tuzaba tumeze nk'itonyanga mu nyanja.
muramwizeye 100% ko imugabo bataduhinduka. So habeho rero we need people, dukeneye abantu bacu bakomeye, abantu bacu baba intellectuel, muhaguruke mufasha abana banyu bamaze kumena amaraso atari make hari hakurya, mujye kwicarana n'uyu mugabo, ni muzamuherekeze umugezi Kinshasa, ariko ntazabagarukana amasasu nkuko se yabigenje. Siko bimeze, mugende mujyane mugirana Kinshasa, ntibazabahindukirane ngo bice umwe kuri umwe nkuko uyu nguyu yabigenje mu gihe cya RCD, yica ba General Sylvain Mbuki n'abandi narobanura hano. Turi kumwe. So ariko umuntu akubwira ati oya ibyabaye ni wibigarura wibivugaho biceceke, ntabwo ari byo. Amakosa yabaye agomba kuba isomo ryo kugira ngo ibingibi ntibizongere kuba. None ayo makosa bizagenda gute? Abami babagira iki? Iyo umuntu yabaga amaze kuba igihanganye nk'abajenali barwanaga cyangwa bakaba kasamutwe, iyo bamuhaga meskoti, bamuhaga n'umuntu umuhora iruhande, baba bagiye mu birori cyangwa bagiye n'ahandi hantu, uwo muntu akaba akazi ke yarashinzwe kari kamwe. Uwo muntu ngo yaramwongorera akamubwira ati wibuke ko ubushorishori bwose wageraho n'ubwamamara ufite uri umuntu uzapfa. Setu kubyumvikana. Icyama mu muntu yabaga ageze ku bushorishori bakaba bafite umuntu umuhora iruhande, nta kandi kazi ashinzwe. Yabageze aho yiziho cyangwa akora ibindi bintu, uriya mugabo yakora ikintu kimwe, kumwongorera akabwira icyo cyamamare cyangwa uwo mujenera akamubwira ati ibuka ko ibyo wabagera byose n'ubushorishori bwose wageramo, ibuka ko uri umuntu kandi uzapfa. Sinzi kubyumvikana. Niyo mpamvu rero niba harabaga umuntu umwibutsa icyo kintu tugomba kuvuga ati uko byagenda kose, uburyo uyu mugabo yazana inseko yabasekera n'uburyo yabafata kose, mwibuke ko Kabila ari mu babicaga, mwibuke ko na revendication mu Rwanda ariwe wazidindije akanga ko zigerwaho. Ibyo bintu tukagira abantu babyumva, tukagira abantu babana na Kabila. Ariko ibintu kugira ngo bigerweho wabigeraho gute? Ko dufite abakandanzugi n'abamotsi badashaka kumva iki kintu ngo banagisobanukirwe. I will be happy nimbona abagabo bafite amazina, abagabo ba intellectuel, dufite abagabo b'abarimu, dufite abagabo b'abahanga, dufite abagabo understandinga politiki cyari cyo, batazemera Kabila ko yongera kutugira tapizi inkweto ze, kudukandagira hatambuka ajya mu nyungu ze. Reka nkubwire, baravuga ngo ikosa umuntu nagukorera ikosa rimwe, uwo nguwo azaba yaguhemukiye. Nagukorera ubugira kabiri, akaguhemukira akakugambanira ubugira kabiri, azaba ari uburangare, uzaba wabiranga kutigeze ugira amakenga. Nabikora ubugira gatatu, ntabwo amakosa azabaraye, amakosa azabaraye yawe, ugomba guhanwa. Twebwe tubikorewe inshuro zirenga 3. None bizagenda gute? Kuko rero nzi ko amakosa azongera guhinduka ya Kabila nkuko imiterere y'isi bivuga. Ntabwo aya masa twongeye kugambanirwa amakosa y'abara Kabila, bwaba ari ubupfapfa bwacu n'ubugoryi bwacu. That's why you have to speak God for that. Nkabera nka wa mumotsi wajyaga inyuma mu matwi yuri ya kira cyambaye n'abarabira hangange, akavuga ati uko waba uri kose menya kuri umuntu kandi uzapfa. Nanjye ndababwira ngo ibiganiro mwagira n'ubushobozi mwagira, reka mbabwire ko Kabila atari uwo kwizerwa 100%. Turi kumwe. Yego wazanye Kabila ni ubafasha. Kabila sinzi yo yaje ava, ariko bavuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Zamburi yaje ava, cyangwa muri Namibia ahakoresha pasiporo yabo. Buriya pasiporo ya Kabila akoresha ngo niyo muri Namibia, urani igitangaza. Kabila ni inshuti magara y'abantu muri Namibia, na niyo pasiporo akoresha, urani igitangaza na kasamutwe. Ntabwo kuba Namibia ishobora kohereza umuntu cyangwa ikagushyigikira, ntabwo bivuze ko aya masaha Kabila ariwe aya masaha dushobora kumva ko tugomba kwizera Kabila. Turi kumwe? Nuko byumva. Masi ushobora gufata ijambo. Nje nashaka kubanza ngubaza utubazo nka tubiri, wenda nubona umwanya urama ntange n'igitekerezo. Mbaza ndagusubiza niba mbifitiye ubushobozi. Urabufite cyangwa urambwira uko ubitekereza, byanga bikunze ibisubizo byawe ntago birize kuba ihame. Ikibazo cya mbere nibaza, ese Kabila mbere yuko aza hariya kugera uyu munsi wenda kuba yahaza
yaba afite izindi mbaraga zimupusha kuba yaza hariya noneho zatsikamira M23, mbega imbaraga ziri hejuru ya M23 zishobora kuba zimupusha kuza. Icyo kibazo cya mbere nakubaza. Ikindi kibazo cya kabiri, mbere yuko wenda utubwira ngo tuvuge abantu bashobora gufesinga Kabila, bashobora kumucalenjinga, ukuyemo bariya bari kumwe mo nawe hariya, ese dushobora kuba dufite abandi babiri wambwira basi twatekereza muri abo ngabo tukavuga ati ese ni gute tubamobilizinga noneho baje muri koze baze kuba bafesinga Kabila, yaba aba professeur wavuze wenda amazina b'abanyapolitike dushobora kuba tuzi bacu. Ndagusubiza. Kabila ni munini kurusha M23. Kabila ni munini, ni mugari kurusha M23. Aya masaha ashobora kuba atari mu mwanya mwiza wo kugaragara ko ari munini, ariko profile ya Kabila ni munini kurusha M23. Apana none muri presence ari mu bwatsi bwabo, bashobora no kumugiraho ijambo mu minsi mike namara kwiyubaka. Kabila ni munini kurusha M23. Abantu murantera amabuye, ariko niko kuri. He's a big profile. Turi kumwe. Kabila ni munini, ni munini. Icyo ni kimwe. So wimbaza rero ngo hari abandi bantu bakomeye banini bashobora gupushinga Kabila. Nta bandi bantu banini bahari, kuko nawe ubwe ni munini. Urimo kunyumva? Icyo ni kimwe. Kindi cya kabiri, uti ninde muntu ubona ngewe ntekereza? Ngewe mbona gusubize muri ubu buryo, mbona nkaya kamwana ko numvisha kugiringara ashobora gucalenjinga Kabila. Okay, reka nange igitekerezo. Anza wumve ze ngusubize. Oya na icyo kindi na kinsubize. Ariko nahanga njya mbona abantu b'intyoza cyane hano. Hano njya mbona abantu babahanga bazi kuvuga bashobora kumucalenjinga. Urugero nka Nyiringoma, barahari. Voilà. Urumva ko ikindi reka nanga gatekereza umunota umwe. Niba mbwira ko Kabila ari we wihagije, ari profile nini kurusha M23, nta zindi mbaraga wenda zimupusha zatuma mbega zindi zirimo kumupusha kuza hariya, cyangwa se ndakubaza kankubaza ikintu kimwe. Kankubaze ikibazo ikintu kimwe ngo nkubaze unsubize. Ariko ari kureka nkabanza ngatangiza kankumanze nkubaze gatoya manze kugira ngo umanze ubyumvura nasobanukirwe. Hagati M23 ya join AFC ya join M23 ya join AFC. Ese nsubiza hagati gusubira iki kindi kibazo M23 na AFC ni kihe kinini? Ese habaye hari indi proposal ya proposal mbere yuko M23 iba fondateri nyine M23 na AFC ni kihe kinini? Waretse nanjye ngagusubiza mu buryo bwanjye. Yego. None se habaye haratekerejweho indi proposal y'ikindi kintu kitari M23? Ibi hari turi kureba, ntabwo turi kuvuga ngo habaye. We are not guessing here, we are speaking the fact. Nibyo tureba. Ndakubajije hagati ya M23 na AFC ni kihe kinini? Can you answer that question? Okay, reka ntange igitekerezo urasobanukirwa kuri aho ngaho kugira ngo twinge tubivane mu nzira n'abandi babyumvireho. Umva mubwire ningusubiza uko ubishaka, ntago biri buze kumvikana uko ubizi, winsubiza uko bishaka. Ngiye siri mu mutwe. Reka mvuge noneho uraza kubyumviramo. Yego. Hanyuma niba uvuze ngo ni big profile akaba yaraje kuri M23 mu maeneo yabo uyu munsi, bivuze ngo M23 ifite impamvu zayirwanira, hanyuma na Kabila afite impamvu ze arwanira. Turabizi
n'uyu munsi biri buze gusubiza ikibazo ariko hagati aho ngaho ntaza no kubyibagirwa abantu ntibazajya bakwandikira inbox nurangiza uze udushire mu gafuka kamwe twese ngo n'abanyamurenge bakwandikiye kuko nawe hano ubuvuga ibitekerezo byawe ntago ubuvugira AFC cyangwa M23 so uzajya uvuga ko ari abo bantu bakwandikiye atari abanyamurenge hanyuma umuntu nakari gaciyemo kangusubiza umuntu yanyandikira arambwira ati abanyamurenge bakurakariye nuko yambwiye none se ama screenshot ariko dukomeze ntabwo ari byo byangombwa ariko kunda ibyo si byangombwa sibyo komeza kuri point yawe nsubiza inyuma so uyu munsi nibaje akagera kuri M23 M23 ibyo ishaka bakaba bakurikira Kabila bakagenda bakagera Kinshasa nubwo bafata n'ubuyobozi tukaba twanagira n'imyanya ikomeye n'ubundi amaherezo turi minorite n'ubundi umuntu azajya ajya mu nteko bizaba nk'ibyo twagiye tubona kuri ba Ruberwa n'abari abandi bari Kinshasa azajya ahagarara ari umwe mu nteko cyangwa ari batanu kuko byonyine niba turi kubara abagabo dufite hariya tukabara 3-4 ubicaze hagati mu nteko n'ubundi ijambo bazajya bavuga rimwe hazajya haguruka amajwi 1000 abavugiriza induru rya jambo ntizajya rinasohoka muri iyo sale so uyu munsi rero ndibaza ko M23 kuba byonyine yaremeye ko kumwakira kandi ari naho uza kumva icyo kibazo wari wambajije niba yaremeye kumwakira kuko ndibaza ntago ari M23 yagiye kumutakambira kuko M23 yari iriho yari ifite n'ibyo imaze kugeraho nuko ifite ibyo irevandika byayo bya M23 hanyuma Kabila nawe ibyiwe niba banamuherekeje n'ubundi bikaba nk'izira nk'izo twagiye tubona mu zindi ntambara zagiye zibaho ntabwo iki ni igihe noneho cyo gukosora amakosa yagiye abaho kugira batazongera kwisanga mu nteko ari batanu bazengurutswe n'abantu 1000 so ari nabyo tuzi neza ko M23 ibyo iharanira n'abayobozi babigenda bivuga ko ibo nta kindi kintu bakeneye bari wabo babohoye wabo wenda nubwo batarabohora ahanini ariko ibya Kinshasa n'ibya Kinshasa so ndibaza rero uyu munsi nsoza uyu munsi ikibazo uhora wibaza ngo abantu bashobora kuza bakancalenginga buriya nawe ufite izindi imbaraga zigupusha ushobora gucalenginga Kabila ntawe utacalenginga Kabila bitewe n'umushigikiro okay sawa bakoze cyane Kingdom umpaye igisubizo cyiza cyane nta utacalenginga Kabila bitewe n'umushyigikiye you speak the fact twagiye Kingdom urahari yes sir wiriwe nazuko maze umwanya nari mu mirimo mbona numva hano ibintu bitoroshe sasa iki kibazo numvise ari kirekire cyangwa uburyo ukidefensa kuco kuza kwa Kabila umwanya uravuga ati ni byiza kuza kwe ariko ukavuga ngo hagomba kuba hari abagabo bafite ubushobozi bwo kumucalenginga muri politiki kugira ngo atongera kudomina akayobya umurongo cyangwa akayobya kose nibaza ari aho ngaho hari ikibazo kabisa kubera uko hari ibyagiye biba mbere ushingiraho hari ibintu nibaza umuntu yakagombye gutekereza hano amateka uzi n'abandi barayazi kandi noneho bo yababayeho direct ntabwo ari indirect hanyuma se ngiye yabayeho indirect ndavuga hano kuri space ntabwo mvuze personally wowe reka nawe nushaka abe yarakubayeho direct igituma bivuga ni impunge ngufite nabo ngabo ibyo wenda uriho utekereza iwo wenda babitekereje mbere yuko we bemera kwegerana kuza kuko hari abo yafunze hari abo yashiriyeho amafaranga gufatwa n'ibindi byinshi cyane hari abo yishe k'umupolitisiye nyine wari uyoboye kugira aba bantu bagere kuri level yo kuba
bamaze imyaka muri struggle, iyi myaka bamaze bakaba bageze kuri ya step bagezeho, cyangwa na mbere yaho AFC bayakira. Ntabwo basanze AFC aho yari iri ngo bajye kwishaka noneho bo bayiyungeho, ahubwo ni system yahindutse bo bari bakoreramo AFC kugira ngo ize noneho mu buryo bwa politiki, ntibibe gusa intambara y'amasasu nk'uko wabivugaga, bashiraho kiriya kintu cy'ihuriro bahuriyemo kuko bari benshi batandukanye. Ibyo uburyo babikoze sinshaka kubijyamo, sinabizi cyane, ariko nje ndaba outcome AFC imaze kuza hari ikintu cya boostinze muri politiki, unanga hari intambwe byateje struggle mu buryo bwa politiki itari ntoya. None reka tubiteke kuri Kabila, kuza kwa Kabila muri ayo mateka. Ese uyu munsi yaje asanga hari empty ideology cyangwa politiki, nta murongo M23 nabo bafatikanyije bari basanzwe bafite bagenderaho, kandi bafite ibyo bifuza bigomba kuba hagomba kuba impinduka bashatse kuzana, kuko ni revolution. Hari impinduka bashaka kuzana mu gihugu cya Kongo cyangwa mu miyoborere ya Kongo, kugira ngo noneho ibyabaye bitazongera kuba, cyangwa barashaka gushingira ku muntu kuko umuvuga person, umuntu umupoliticier uri big fish, we noneho uje kuzana ibyiwe idea ze n'umurongo uko abyumva bagakurikira. Aha niho hari itandukaniro umuntu yareba. Hari ibyari biriho bahagazeho basobanura bigomba kuzana impinduka mu miyoborere ya Kongo, itarebeye muri bya bindi watanzeho ingero uvuga ngo hari abantu batagize icyo bamara, bagera no muri politiki, bagera no mu nzego zikomeye, ariko nta cyahindutse. Ese byashobora guhindurwa n'umuntu kubera ari muri iriya position, cyangwa habuze system y'imiyoborere ituma ibintu bihinduka? Naha ngiye mbona yuko impungenge zihari nibwira uko zigomba kugabanuka, reka mvuge gutyo, zigomba gushira, umuntu agomba kuzihorana. Nibaza ko steadfast, ntabwo ngiye izo mpungenge zigomba gushira, kuko bitewe ntabwo nakubwiye ngo zishire, ntizishira. Ngewe nzemera, nzaba nka wa mukobwa uvuga ngo nge nzamugezemo. Abo bantu babaho. Impamvu ya mbere ugomba no kuzigira nuko uticaye kuri table yahabo ababiganira baba bari babiganira. Udahari rero ugomba kuzigira, ukagira n'ibitekerezo byinshi, ibyo birumvikana. Ako kari ngombwa. Okay, sorry. Sasa reka nkomeze. Kuko uko wiyumvira, hari abayumvira imbere yawe, kandi noneho bagira step yo gutera, kuko bari decision maker, baba ngo ku mpamvu zinizi tugomba gutera intambwe, uyu muntu twamwakira. Ngembo aho nibaza yuko zigomba kugabanuka none ntizigushiremo, nuko uko byari byubakitse mbere uyu munsi byubakitse ukundi, no kureba imiyoborere Kongo igomba kugenderamo itanduka, uko babitekereza cyangwa ideology bafite ya politiki uyu munsi itandukanye nuko yari imeze mbere. Nico gituma uwaza wese yaba ari big fish, ntabwo yaza yempoza idea ze yuko nkusanze bari muri vide y'ibitekerezo ya vision y'igihugu ko kigomba gukora, ahubwo aje barabanje kumuganira mubwira ngo no, bya bindi byarahindutse, dore bigomba gukorwa, tubona bigomba kuzana impinduka nibi. Ese yaje abizi cyangwa yaje nta kintu na kimwe azi? We aje azanye ibyiwe, agomba kubabwira ngo mugomba kugendera muri ibi ngibi. Naha nibaza hari ikibazo. Okay, aho ngaho rero kanze rero noneho, ariko namwe bakuru by the way mbibutse ko ubu turi kuvugana nibwo ari kurangiza inama n'amatorero cyangwa n'abanyamadini, abayobozi b'amadini. Kabila ari mu nama nabo, avuye mu nama ahantu bita Kinyogote ku bantu bahanzi, niho yakoreye inama n'abanyamadini namwe mu bayobozi ba AFC. Ubwo reka tutegeze twumve ikiza kuva muri iyi nama Kabila arimo gukorana n'aba bantu, ariko natekereza yanarangiye.
sinzi muraza kureba muraza kutubwira ibyavuyemo niba space tararangira muze kutubwira ibyavugiyemo nicyo baganiragaho. Reka nze nkubwire kuri icyo kintu umbwiye, nta munsi n'umwe RCD bajya muri Sun City bari bafite ibyo baganiraho n'ibyo bindi bari bafite ibyo bashyira ku meza bagaragaza, bari bafite ku murongo. Nta munsi n'umwe aba bagabo cyangwa uyu mugabo yigeze ahura n'abantu bacu badafite icyo bamwereka biri ku murongo kandi bigomba guhinduka. Ni ryari? None se 23 Mars bavuga niki si ibiganiro byagombaga guhindurwa? None se bamugiye imbere bari empty, we azana ibyabo badafite ibyabo? Sikuri gitangaza. Igihe cya CNDPC iyi 23 Mars yavuye mu mutwe wa M23 ntabwo ari ibiganiro, ntabwo ari revendication y'ibyo basabaga bigomba gukorwa, impunzi zigatana abandi byose bikakirwa mu ngiro bakabyirengagiza. None se abantu bakomeje gutemagurwa baricwa, basirimo bw'ikibicwa Kinshasa, abandi bahabwa uburozi nta masezerano abereza Sun City. Ariko mwabaye muti Rinda Anani Godfather ivuga ibiriho byahozeho yabikoze ari kuri pouvoir, ntabwo yari kuri pouvoir, ntabwo se ntibaherekeje se bakamugeza Kinshasa se yishe masasu yaratangiranye n'abataravanye Goma. Rega ikiba ntumva ntabwo wategere ngo ndangize dejuru urafenye. Kandi ndikubwira ko biri kuntera ibi nuko twabonye dufite bad experience kuri aba bantu. Niba papa we yaravanye na masasi Goma, genda koze na tweet ejo, fata amasasu muhuza na Desire Kabila, fata n'indi foto nyihuza na Makenga na Joseph Kabila umuhungu we, ndongera ndayisiba ndavuga bitaza kugaragara nabi. Nukuvuga ngo niba kugeza aya masasu ubona ibintu biri kwisubiramo, urashaka kumbwira iki niba twarabonye masasu mu Rwanda phone cyangwa nk'umwana uvana muri Nord Kivu bigenda kuri byagiye akamugeza Kinshasa akamwica, turi kumwe RCD bikagenda gutyo, ba Sylvain Mbuki bagezwe Kinshasa bakicwa, nuko batarafite revendication z'ibyo barwanira se. Ibi ngibi niyo turi kuvuga tuti rero ntabwo dushaka kugira ngo aba bantu ari bazaba bafite ijambo rya nyuma muri uru rugendo rugiye gutangirwa, yaba ubutegetsi buzavaho cyangwa ibintu bizarangirira mu biganiro. Dukeneye ko abantu batazaba bafite ijambo bavuga ngo bigende uko habeho, mukomeze guhinduka abagenerwa bikorwa. Icyo nashaka nuko hari igihe kizagera abagabo tugahinduka abagenerwa bikorwa nkuko byagiye biba ku munota wa nyuma, tuba abafatanya bikorwa kugera ku munota wa nyuma. Ibi bintu birashoboka. Dufite aba bantu bashobora kuba aba partner, tukaba partner mu gisirikari, tukaba partner muri politiki. Turi kumwe? Reka nkubwire ikintu kimwe, icyo kintu uriho utekereza icyambere ntigishoboka. Kubera iki? Impamvu ninakikubwira, aba bantu uriho wiyumvira ngo bashobora kuboneka baba 5, 10, 10, 15, 20 bafite ijambo muri politike, bakaba bazamukana bakagera Kinshasa bakavuga ibintu bigahinduka. Ntibishoboka kubera systeme y'imiyoborere ya Kongo ukuntu yubakitse. Reka nguhe urugero, bafite abaparlementaire 500 muri parlement. Muri aba ngaba shiramwe abo bantu bacu uvuga 100, kandi nabyo ntibishoboka bigiye muri uwo murongo. Kuki mwumva ko ibibazo bizarangira muri parlement? Ahubwo nicyo kintu hari ikibazo. Ariko ndashaka kubivuze ntabwo ibyo ndi kubyemera twumvikane ikintu. Ariko utegereza ngo urugero kuko wavuze ngo ni politiki. Ntabwo ibintu byose birangirira Kinshasa. Reka mbabwire ikintu kimwe mugomba mutari kumva, sibyo? Aragiye reka nkarangiza ijambo, ikibazo uraca mu ijambo musubiyemo, ariko reka nihangana ubirangize, ariko muri kubisubira inshuro nyinshi. Igituma mbisubiramo nuko wowe uriho uvuga Kinshasa kujya guhindurira ibintu. Wanyumvishe nabi, urumva ko muri mutanyumvishe neza. Reka manzi unyumve neza rero. Ntabwo ndiva ku bintu kujya guhindurwa Kinshasa. Nababwiye ko iyi ntambara ishobora kurangira mu buryo bubiri. Ishobora kurangirira mu biganiro, ubutegetsi biro bukagumaho, turi kumwe. Ariko muri ibi biganiro mu bari kubijyamo n'abayoboye politike muri uyu mutwe wa AFC hakaba harimo umugabo Kabila. Muri ukujya muri ibyo biganiro inyungu zacu zikabangamirwa, agashyira inyungu z'imbere. Dukeneye abantu bagomba kumira uruhande, inyungu zacu zikaba priority, kuko yaje dusanga turwanira iki kintu. Icyo ni buretse gato munyumve neza. Reka ngusubize kuri ako kantu ihangane. Niyo mpamvu muri kutuza mutanyumvishe, ni ukuri kwihuta ntunyumve. Urukwihuta ntunyumve bigatuma unsubiza wataye point. Kabiri, nitarangira mu biganiro ikarangirira mu masasu.
ubutegetsi bukavaho. Mu bafata ibyemezo hakeneyemo abantu bacu kubwo ubutegetsi tuba twaragize muri ari kubufata, apana nka bimwe bya nyuma tujya gusanga tukagera mu butegetsi muri politike nta muntu urimo mu bafata imyanzuro. Reka nkubwire ko majorite n'ubwo bwinshi ntabwo hayoborwa. We don't need the quality, I mean the quantity, we need the quality. Niba hakenewe quality, dukeneye abantu bari muri quality y'abantu benshi, I mean bake ariko bashobora gufata ibyemezo, bafite imbaraga mu gufata ibyemezo. Ubwo bwinshi bw'iyo parlement none si n'iryari mu nteko bajya batora ngo abantu baje gutemagura abandi. Ikukubaza hari itegeko ritwica ryigeze hari amatora yigeze aba mu nteko noneho majorite y'abadepite bagatora ko twe tugomba gupfa. Come on. Ariko bavuga ko Abanyarwanda. Give me a second. Ntabwo ariko bimeze tugende gakeya. Nuko habayeho iyo extremisme ni ibyo ngibyo niyo mpamvu ubutegetsi bwavaho. Ntabwo abantu bazaba ubutegetsi buzaba buvuye icyo gihe ni hatabaho kugambana ko abangaba bafashe ubutegetsi urimo kunyumva ngo bashyireho politiki irandura icyo kintu. Ndatekereza ubutegetsi nibuhindurwa hazaba hariho politiki irandura iyo ideology, kuko ubutegetsi mu bantu bazaba babuvanyeho hazaba harimo n'impamvu na zimwe mu mpamvu zazivanyemo ubwo butegetsi harimo gukandamiza abaturage bamwe babitirira ikindi gihugu. Tubyumvikane mu mpamvu zizavana mu butegetsi. Ndatekereza n'iyi ngiyi yo kwica abatutsi babita Abanyarwanda cyangwa bahora baribo, ndatekereza ko nayo izabirimo. Sintekereza rero ko parlement izajyaho n'abandi bazajyamo bazahita bahinduka baheza nk'undi kurya batangira kurwanya icyatumye ubutegetsi bwakirwe bwa mbere bwaravuye kandi aricyo bwazize. Dufata nk'ibigoryi. So ahangaha niho nza nkavuga unyumve neza Kingdom, nkavuga rero mu bantu bazajyaho no gushyiraho abadepite no gushyiraho abantu. Kabila nagera Kinshasa bya bindi akaba ari wenyine adafite abantu bacu, azafata bitakwira musubize mu nteko cyangwa wiyongere kumugira ministre. Urimo kunyumva kuko nta umuvuguruza. Ariko ndetse dufite umuntu wacu uri impande wa Kabila uzi ubuheza nguni bwa bitakwira, uzi ko ari umwicanyi ushaka kumaraho abantu, ntabwo azemera ko agaruka mu buyobozi, azabanza agiye guhanwa. Turi kumwe. Hariho Kabila ntacyo bitakwira mutwaye. Turi kumwe. Niba ubutegetsi bwe bwavuyeho bitakwira zongera agende haragarukemo bwa extremiste bazongera iyo abibe rwa rwango bibe. Ariko niba harimo umuntu wacu ufite ubushobozi ntabwo azemera ko bitakwira agarukamo. Sinzi kubyumvikana. So mugerageze mwumve rero icyo ndi kuvuga. That's why we need people. Niba bivuga ngo ubwo butegetsi buvuyeho dukeneye abantu bazaba bafite imbaraga, baba babiri cyangwa batatu. Ntabwo imbaraga bisaba kugira ngo ufite abantu benshi muri parlement cyangwa ubuyobozi bagendera kuri politiki iriho. Tugende gakeya rero mwikomeza kunyereka ko wasonde ukomeze kuko wari wamaze kubisobanurira uvuze. Ariko muri nose ko muri kugira kitumva. Erega ikibazo ugabanya isukari uratwumva n'ugabanya natwe tuvuga ibone kumva. Naho nuguma umuntu atangiye kuvuga ugahita umuca mugasubiramo ibyo twabyumvise kabisa. Njyewe ntabwo nemera ko we need somebody, ntidukeneye abantu, dukeneye system y'imiyoborere ya Kongo guhinduka. Iki abantu ntabwo yahinduka mutayihinduriye. Nico nkubwira kandi ndimwayihindura muri nobody. Before you change you have to be somebody. Muzayihindura muri nobody gute? Just wait. Just a second brother. Impamvu ubu ngubu M23 ntabwo iriho ibaho uyu munsi kubera Kabila aje. M23 yari iriho mbere Kabila taraza, yageze no kujya no mu biganiro na leta. None se bari bategerezaga ibyumviro bariho batanga cyangwa ibyifuzo bafite ni ibya Kabila bagiye gutanga hariya? No, nibyo basanganywe muri bo babona bishobora guhindura imiyoborere ya Kongo. Ntabwo uyu munsi rero kubera Kabila aje ahita afata bya bindi bari bafite byose bagenderagaho ahita bisenya ngo nzanye ibyanjye mugomba gukurikiraho. I don't think so. Tekereza ko atari byo. Nuko turiho turatekereza n'ibitaraba ni za mpungenge wagize wavuze.
ariko ni icyo nemera, hari abagabo yasanze bamaze igihe bariho bubaka ibintu kandi biri strong, biriho bikora aho bari, biriho birakora aho bari, bashobora no gutekereza uko bakwapurika gusaba uko byakorwa n'ahandi mu gihugu cyose. Ari uwo Kabila nibaza agomba kuba yaje nawe abizi. Nico gituma ngenda hagarara ku muntu, kuko nzi ko umuntu system igumya ari uko imeze ya Kongo, nawe akagera hari ikaguma ariyo. Nubwo waje nico gituma nazayimuye umubare mbageza ku 100 decision aba qualifié M23 nk'abateroriste nibande si muri parlement nibindi n'inteko n'ishira amategeko nibindi ariko igikeneye n'ukujyana proposal ya system iri strong ishobora kuzana impinduka y'imiyoborere ya Kongo. Iyo rero irahari deja, irubakitse kandi irasobanutse ku buryo Kabila agomba kuza intekerezo icifuzo cyangwa wenda kuko sindi nanjye atebo ntayo nicaraho, bagomba kumwereka icyerekezo bafite, akazana niba nawe afite ikindi gitekerezo ariko kirya kidahinduka. Niyo solution nimba gikoraho bari nandi gishobora gukora. Abantu rero wavugaga bakenewe, wenda igituma wagumutanga example z'abantu ariko ugavuga abantu nyine ubona uko ufite ku mutima si uri uvuga utekereza yaza cyangwa baza. Nge sinibaza uko abantu bungu bari cogike abahari barashoboye, ntibibuza yuko nabandi bakene. Igihugu ni kinini gikeneye abantu ibitekerezo byinshi, abo buvuga babahanga bahari nibaze. Kwanza utaranaza hari yitwa ko ari umuhanga, nta mutima afite wa revolution. Uwo yaba ari kujya kumwinginga kubera bamubona mu ngo yarize cyangwa iki, ariko wakeneye abafite umutima w'impindura amatwara ya Kongo. Abahari rero barahari deja, barabonetse, n'abandi bashobora kujoininga baracaza ari benshi, kuko bakeneye masa, bakeneye ubwinshi bw'abantu. Igihugu ni kinini cyane. Rero ndarangiza mvuga ngo ntabwo mbona uyu munsi ashobora kuza ku influence, kandi kuko byagenze mbere uwaje icage yari kote 4, yari umuyobozi, yari muri position ituma afata ama decision. Ubu ngubu aje ari muri kote faible, nico gituma ashobora kuza akajoininga n'abantu ubona uko bagiranye ibibazo, akicarana nabo. Urakoze cyane, ariko reka nkubwire ko ataje ari muri kote faible. That's the big problem. Yo kumva ko aje ari muri kote faible, it's because maybe you didn't utakurikiye yajate. Kabila yajate, ese araza kubiki? Ese izi nama ari gukoresha ari kuzikoresha nkande yonyine n'ibindi. So ikintu ugomba kumenya, umanze umenye uko Kabila yaje n'imbaraga afite, n'umufata nk'umuntu waje. Ntabwo Kabila n'umufata nk'umuntu waje, ntabwo Kabila my friend, ibindi kubabwira nshobora kumvikana nk'umuntu uri aho ngaho ukocamye cyangwa kuvuga ibintu bitamenya. Nane Godfa wa mu munota umwe ndangize kuri aka kantu wari uvuze wasoje wa mugabo. Rinda gato nawe ihangane, n'ubundi nta n'abantu benshi bazamutse, ndabona mirari wari mfite abantu 47 bari kuza bakuzamuka nk'abazunguriza umutwe ndi kubareba n'ibirenge bagumira. Sasa reka nkubwire, saze banyandike ma DM, reka tuzamure activist atagira ngo ndi kumuvuga muri bo. Reka nkubwire ikintu kimwe, ndibaza uzi imyumvire muzukuri iriya mbuto Tshisekedi yabibye mu bakongomani, iyi deje amaze kubibamo, bari basanganywe ko yarayizamuye kuri indi level. We need somebody ushobora gufasha mu guhindura iriya myumvire y'abari abanyamoko, tujya twita abanyamoko. Kandi izina rye nawe wavuga aho mbona akomeye naho, ni umuntu wayoboye igihugu, afite bene wabo abaswahili mugani wabo bajya bavuga, hari ndazi ko ari karti ikomeye ashobora gukina muri politiki, kandi iyo ngira akenewe niko bijya bimera muri politiki. Ureba umuntu bitewe nico umukeneyeho,
icyo ubona ashobora kumara muri irya step umugezeho ukamuha ikibanza agakina mukambuka cya kiraro then we continue struggle igakomeza. Thank you. Mira fata ijambo. Urakoze Godfather. Sinzi muranyumva. If I get married, Muranyumva neza. turakumva. if I get married, Great. my husband has to pay for it. Ndabashimiye cyane muri kino. Ngomba kukwihanganira fa muri abo ntabwo ushobora igira hirya y'abo bantu ko bari kudusakuriza kandi ntabwo ari byo. So urumva rero abantu hafi nose turakumva gute turi kumva umukecuru w'umuzungu. Can you tell her twigira hirya cyangwa kwigira hirya kugira ngo tukumve ntutuvangire? Murakoze. Fungura mic yawe. Yeah. Mwaganire neza nakomeje kubumva. Ariko icyo naringiye kuvuga ndumva Pastor Kingdom yarakivuzeho gatoya. Ibintu ndumva muribaza ibintu nibyo ariko procedure yo kubigeraho niyo muri kumweshapa. Twakagombye wenda gutekereza changement y'imiyoborere y'igihugu cyacu, kuko ntabwo ari abantu bayobora igihugu kiyoborwa na system. N'ibihugu by'ibihangange nka Amerika, za Canada n'ibindi, ntabwo ari abantu bayobora igihugu ngo gitungane, ni system bagenderaho. Muri Amerika niyo hoza umuntu uri nka mama yoyiyobora, kubera si ubutegeka ni system ibiyobora. Afdel yafashe igihugu cya Kongo mu minsi mikeya, bigeze hariya birahinduka. Basanze system yari isanzwe ihari ya Mobutu uriganya, Mobutu yahoza mu butegetsi bwe ukari ukuriganya gusa. Yahanganye n'abaopoza bakomeye cyane bafite ama PhD n'ama PhD, barimo nk'abagabo bari nka Nguza Karl Bonds. Buri gihe bakumvikana possession kuntu bayobora igihugu, akagenda muri ganya hinduka, bwaca agafata Tshisekedi akamuhinduka, bwaca agafata Kengo Wadon akamuhinduka, ainsi de suite. Afdel maze gufata igihugu, basanze iyo systeme buriganya. Laurent Désiré Kabila arabariganya, abaca muri humye. Ariko hari abamuvuze mbere bigitangira, baravuga ati uyu Kabila ni murere, ariko ntibyumvikanye kuko iryo jambo y'abatanze iyo narrative bari bato muri system yari yoboye AFDL. AFDL imaze kubaho, imaze gushira, haje RCD yari ikomeye pe, imaze gukomera, yaje gushira mu buryo system yari hari icyo gihe yari kuyirangiza. Hari abantu benshi bikoma abandi ngo nibo ngo batanze RCD ibiki. No, ntabwo ari umuntu. Abo bantu bashinjwa ko bangije RCD n'abantu batari bafite aho bavuye. Uko bayijemo niko bayivuyemo, ntabwo ari bo, ni system. RCD iragenda irashira, haza ikitwa CNDP. Babivuze neza cyane, umuntu uza escapinga CNDP nutayizi. CNDP hari ibyo yagezeho. CNDP yafashe umujyi wa Bukavu wimara mu icyumweru, ariko system ikuramo. M23 ras ukuntu CNDP yarangiye ngisubiye inyuma, yarangiriye umunsi umwe yarangiriye muri yusi. Amagambo yahavugiwe yarangijwe n'ijambo rimwe gusa, ndarizi
yabere muri yusi nje nari hanze ya yusi abazi kuri yusi no kunzu no kuri hoteli ya Sebagisha birarebana nari nyirimo havugiyeho nk'ijambo rimwe sendepe irasenyuka sendepe imaze gusenyuka haje M23 yaraje irakora ifata n'umujyi wa Goma yaviriye mu iki ni system rero nkavuga ngo iyi M23 y'ubu ngubu ya M23 nibahindure system ntabwo ari umuntu uzaza guhindura system abo bantu uvuga baba professeur d'université baba advisors mu bihugu bitandukanye n'abandi bakomakomeye mu mategeko n'ibindi bafashe ubutabera mu bihugu bindi birakomera ntibize ku ma université abo ngabo wagiye nimera bananiwe bafashe ubutegetsi bamananirwa kugera icyo bageraho ayo ma université bigiyeho ndagira ngo ntabwo atandukanye nabo bananiwe bize ntibazazara abamarayika bavuye mu ijuru ngo baze bahindure ba impose système. Kabila n'est pas Kabila, il y a un système. Havuga ngo ndashaka ukuntu système yahinduka iconje kizere mbona muri AFC M23 ni kihe nibwo bwa mbere tubona iyi si rebellion ntabwo ari rebellion ngiyo barimo bakora iyi ngiyi ni revolution ni impindura amatwara nicyo cyizere nimo kubona hari utwendisi tumwe tugenda tugaragara ko wenda byashoboka AFDL yari iki AFDL yari rebellion pure et simple kuko kandangiza havuga ngo nta muntu kamara woza guhindura hano ntabwo yo bavuye hehe la politique c'est un art de convaincre rero Godfather uyu munsi urumu activiste muri social media ariko kigiye mu ndiyo rushobora kuko ce n'est pas son art Kingdom no pasteur jewe sinobishobora wena jewe wonshyira mu kandi kazi kanje nkagashobora ariko ko Kingdom atakora kavuga ngo ikintu cyizere mfite Imana idufashije system igahinduka utuntu ndiko mbona tw'amayindisi ya revolution y'impindura amatwara ubu ngubu harakandu kamwe keza cyane nta muntu ushobora kuja mu myanya ya AFC atabanjije guca muri ideology muri akigishwa ideology bakavuga ati iyasesi ibyo tugenderaho ni ibingibi utandukira ibingibi uzabugiye akote iyo ngizo nizo revolution naho kuvuga ngo nta kindi kintu niyo hoza abantu bakava mu ijuru yarabivuze aho gato ya Kingdom mu byukuri warubaje tese inteko yigeze iti ije inama ngo batwice cyane pure simple barabikoze iyo baterana bakavuga ngo le M23 n'aba terroriste n'abantu bo kurandurwa n'isi havuga ngo tureke nta muntu abandi bazaza bajojininga ntabwo ari ukuvuga ngo n'aba expert bahamagarwa kuza gutunganya ibintu oya nibaze bajoininga abo professeur bazane aporo yabo ariko bagendere muri system ya revolution atari ibintu byo kugira ntaba araba extraterrestre bazaza ari abantu bazane aporo yabo 1+1 undazanindi twunge umuryango umwe kandi uhagaze tugendere muri systeme nziza rero iyo systeme ihari nziza haza haba ikintu cyitwa le garde-fou bakavuga ati Kabila yasesi kome twumvikanye noneho uzagenda muri uwo murongo tukarenge hano nuko hakaba ikintu entourage ntiyo mubuza guhinduka usoza amagarde-fou kuko na Laurent aje guhinduka yari entouré n'abandi yari kumwe na Moise wangu wavuze wananiwe yari kumwe na Deogratias Bugera bari kumwe Deogratias Bugera ni wari chef wiwe ariko arahinduka
rero kuba ari entouré n'abantu benshi ntabwo aricyo gisubizo. Igisubizo ni amagarde fu, ni ikintu cya ideology bagenda akavuga ati no systeme yahindutse yasesi kandi iyi nsisi yamaze kukurira umwana uzumenya ukuntu umuproteje. Rero murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza, mukomeze muganire neza. urakoze cyane, ariko ndaza kukubaza ikibazo, ndaza kukubaza akabazo nyuma niba utarimo kwirukanka. Aha, Sindi ko niruka. Ahari. ndaza kukubaza akabazo nimba nkibyibuka. Who is next activist? Hello, good father, ndakuramukije n'abandi bagenzi bacu bose bari hano. Hari ikintu numva nshaka kuvuga. Ndi gutekereza abantu bakwiriye kumva ko AFC M23 atari umwana uri vulnerable ku buryo uhora ufite impungenge ko autisme afite iri bumutere kurohama mu cyobo. Iki kintu cyumvikane, ntabwo ari autisme, ntabwo ari abaotite, nta burwayi bwo mu mutwe abantu bafite. Byumvikane ko abantu bakwiriye kujya bamenya neza ko uretse mu ijambo iyo uvuga ngo M23 AFC M23 ni bande? ndavuga leadership. I'm not talking about you as an individual, I'm talking about the leadership. Okay. Yes. Ndashaka kuvuga ko uyu munsi wa none utekereje ko Kabila yaje hariya akaba ari busange abantu ari ba nobody, umugani wawe, waba wibagiwe ko uyu munsi wa none abagabo dufite baridoha atari Kabila utubereyeyo. Ni abagabo bahagarara barangiza byaba ari ngombwa ko bicara bakicara bagahangana n'abandi mu bitekerezo, bakavuga ngo hano ntitwumvikana, hano turumvikana. Uri kuvuga kuko ukoreka amarangamutima cyangwa uri kuvuga wamaje kumva context navuzemo? Namaze kumva context neza. Wabonye ko namaze hano amasaha ntekereza ko ugitangira space na isenje. Nyuma iyo uvuze gutyo ndashaka kukubaza, iyo uvuze gutyo wakurikiye ijambo kuri the way I coming from, aho naje mva na context navuzemo ibintu did uvuze ushobora kuba amaze ushobora no kuba watangiranye na space itaratangira ariko wibereye mu bintu utabashije kumva uko ndi kumva. Nakumvise neza, ntabwo nagomba gusobwa. Okay, ngabone neza. Niyo mpamvu nshaka kuvuga ngo niba abantu bumva bafitiye icyizere movement bashigikiye, bakwiriye kumenya ko abayoboye iyo leadership iyo movement, abari muri leadership yayo bafite ubwenge bwo gukora imibare n'amakarikire bashingiye no kuri experience bagize kera. Nta muntu n'umwe ubu bimenyekane hano muri space, nta muntu n'umwe ubu ushobora guteshura leadership ya movement ku ntego yabateye gufata intwaro. Ntawe. Ibyo uri kuvuga ngo urumva ngo afite amafaranga, ngo wumvishe ko afite miliyari 30, that's just nothing. Ibyo ni nibyo wumvise by the way, kuko nta muntu n'umwe hano
waza ngo ngaragarize account ya Kabila hano ngo ayitwereke hano, ntawe. Kandi ndagira ngo menyeshe ikintu kimwe, ntabwo amafaranga yabuze gukoreshwa mu buryo budasanzwe kugira ngo ateshure M23 ku ntego yayo. Muri iyi struggle amafaranga yarakoreshejwe menshi atagira ingano, ariko bitewe na experience yabayeho, bitewe n'ibyo abantu banyuzemo mbere, amafaranga uyagereranije n'uburyo bomatanye n'intego yabateye guhaguruka, amafaranga ni nk'ibipapuro. Uyagereranije n'uburyo bomatanye n'intego yabateye guhaguruka n'uburyo bayikomeyeho cyane, amafaranga ni nk'ibipapuro. Amafaranga ntabwo abidifa. Ubu ngubu tuvugana baramwakiriye, ni n'insinzi ikomeye cyane kuba uwari umaze iminsi adashobora gukandagira ku butaka bw'igihugu cye, uyu munsi wa none aboneye iyo bita fursa mu Giswahili, aboneye fursa, aboneye akarembo mu kuba M23 wiriho. Iyo ni insinzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ikintu mvuga ni kimwe, nuko abantu badatekereza ko hari vulnerability iyo ariyo yose iri ku cyama, ku buryo umuntu ashobora kuza yitwaje ubutware n'icyo yahoze ari cyo, noneho ngo abomore ku ntego yabateye guhaguruka. Ubushize niba ari kuri space yawe ntago mbyibuka, nigeze kuza mbwira abantu, ndababwira nti ubwo hari aho twari turi mu minsi ishize, mu mezi nkashize ukuntu, mezi makeya nka 3 cyangwa 2, turi kuvugana n'ubuyobozi bukuru bw'icyama. Nta kintu na kimwe ubu abantu bakwiriye gutekereza ko gishobora gutuma intego y'icyama ubu hari n'akantu na gato gashobora kuza ngo kayivangeho usange kayitesheje umurongo. Ntibishoboka buno. Kabila bamwakiriye. Hari imibare myinshi yakozwe n'abahanga. Ikibazo, sometimes we do underestimate ourselves, bitewe gusa na setbacks twagiye tugira, na failure abantu bagiye bagira mbere, na kalkimbi abantu bagiye bakora kera, noneho bikarangira tugize ibintu tuyoboye gusa n'ama nightmare, tukarota nabi buri gihe turota nabi. Ariko uburya ikintu gikomeye cyane, ndagira ngo bamenyeshe yuko habaye karikire nyinshi, habaye ubuhanga bwinshi, abantu baratekereje bagerenjura ubwenge mbere yuko personality nkiriya igera kuri ground. Rero abantu bakwiriye trusting a process. Trusting the process niba bategereze, abantu nibategereze barebe yuko hari umuntu numwe uzabateshura ku ntego. Ibyo ntibishoboka. Ndabibabwije ukuri, ntabwo mbasabye kwizera ibyo ndi kuvuga, ko rimwe na rimwe abantu hari ukuntu batekereza ko ubwo umuntu ari kwigira intyoza. Njya mbyumva hano, nta wigize intyoza, nta wigize umuntu uzi kuvuga. Oya, turashaka ngo abantu bari muri iyi space bagende baryame basinzira. Icyo bakora gusa ni ugukomeza gutera inkunga icyama, ko barasanzwe bagitera inkunga mu mpano zabo zigiye zitandukanye, ni ugukomeza nabo kurwana mu buryo bwabo, specifically abantu bari muri diaspora, ni nabo benshi ndi kubona ahangaha. Nibagende bakomeza barwane ku buryo bwabo, baba barwana shaka, ariko bareke n'impungenge na nightmare zibabwira ngo ngo araje, ngo dore ngo none ngo ndushoboye kumuchallenginga. Barahari, dufite challenges and challengers. Ahubwo icyo dukwiriye gukora ni ukuzamura icyizere twifitiye twebwe nkatwe gwiti cyacu. Icya kabiri ni ukwizera process. Mira hari ikintu nshaka kumubwira. Mira,
M23 AFC M23 uravuga ngo bakwiriye guhindura systeme bafite ubu ngubu niyo systeme kugeza uyu munsi wa none yatumye yakuguha yo kumenyesha n'amagambo. Systeme bafite ubu ngubu niyo systeme yatumye mu 2023 mu kwezi kwa 11 babahereza amasaha 48 ngo bavuye aho bafashe hose bikananirana. Systeme bafite uyu munsi wa none niyo systeme yatumye unlike ibyabaye 2013 niyo systeme yatumye babahereza iminsi mike cyane ngo bavuye muri gomejo bundi UN Security Council zigaterana, European Union bagashiraho ibintu bigiye bitandukanye, amananiza menshi yemwe bagashiriraho n'ibihano abayobozi ba AFC M23 bikanana ngo bave muri Goma na Bukavu. Uyu munsi wa none bakaba birimo ni systeme yabikoze. Agari umuntu umwe ngiye gusoza bro. Soze numva abandi bavuze igihe kirekire, noneho wenda wo kumva ko umuntu yavuga iminota mike ariko ndumva ubutumwa nashaka gutanga nabutanze. Icyo nicyo cyangwa kubwira Mr. Mira yuko system iriho uyu munsi wa none ari yukwiriye kuyoboka. Uyiyoboke niwumva hari igitekerezo watanga, ukumva uri umuhanga kandi ko kuri umuhanga ndakuzi, ukumva hari igitekerezo watanga, reach out to them ubabwire ngo ndumva kino nacyo cyaba igitekerezo cyakubaka. Bazacyakirana umunezero mwinshi. Ndumva ntashaka kurambira nyiri space. Murakoze cyane. Urakoze Pastor. Ntabwo kuvuga cyangwa iyo umuntu atazi igitekerezo ari uko iryo jambo kujya muri ngo trust the process. Nizo niba tutari trust in the why we are behind them, cyangwa turi inyuma yabo cyangwa turi inyuma, why we do. Do you think there is anybody who can waste the time when you don't trust that process or the people who they are there? Muri your leadership, we trust them, but we are here tuba tugomba kuganira. Nyuma yo kuda trusting the process, you're gonna call people who that make a comment adui. Tangaza kabisa. So ntabwo twigeze tuvuga ko no ahanga ndabwira wowe, ntabwo ndi kubwira audience, we didn't say ko ibikorwa ibiriho ni ntashyikirwa, niko biri. Cyane bajya bavuga ngo intakenga irira ku muziro. We have to talk about this. Reka nkubwire, uretse n'abavandimwe wacu ni na M23 ikiri muri ntuza, ikiri ku rugamba, tarafata igihugu, tarabona igihugu, bakirwana n'ibihugu bifite guverinoma, ibihugu byiyubatse bikomeye. Abantu baragenda bagashyira comment kuri iyo miyoborere.